urugero rwa 99 ariko n'ubundi ugomba nanga konfirma kubitarasohoka ariko nta gihindutse yashobora kurwara bitunguranye cyangwa se n'ikindi ariko ku kigero cya 99 cyangwa se 95 nta kibazo 11 agomba kubanzamo yitwa Ndikuriyo Patient niwe muzamu komeza gufata none naravuze nti abaye agashya nko bagatwara ibikombe bibiri Patient yazava mu zamu gute kwari wumva ngo n'amahirwe abaho Patient ashobora kuza agakina imikino isigaye agatwara igikombe cya shampiyona agatwara n'icyamahoro aho ni mwiza icyo gihe ubushaka umuzamu umusimbura cyane urabona uri kuri screen omba bebe nyuma y'igihe kinini cyane ku munsi w'ejo bishobora kurangira habanjemo wari kapiteni wa Kiyovu kabisa ku makuru bw'ino mfite ejo atanza amazi yakora ndawe ngo ihuye yewe ahangaha rwose atari bya bintu uvuga mu mutoza bose nabo kumumena nege nahise ntekereza yagomba gusimburwa match ihuye ira minota inga yari isigaye 63 ntiyagomba kurangiza match handi kumwe na Rwaka arakora amakosa yisubira none abantu kibazo chance abantu we gukomeza kutwereka ibintu bimwe wowe Rwaka uje guhindura iki hari amakuru hari ko rwose ugendeye kuri practice zakozwe ku munsi w'ejo n'ibindi byose nanjye amakuru mfite y'ubwino nuko nta gihindutse mfite nomborenga ku munsi w'ejo ashobora gutakaza umwanya ubanza mu kibuga agomba kujya kwitekerezaho akazamo Serumogo rwose kuri gatatu amakuru ahari nuko ngo batekereje kuzana Fabrice ariko baravuga ngo muri back four kwita uhinduramo abantu batatu ni ikibazo kabisa impamvu ari batatu kazungu Youssou Diagne mu mazi iminsi ukina ntahari amakarita bivuze ngo muri axe centrale n'ugomba gukina na Omar Nyinge urumva ku makuru mfite ugomba gukina ni Kabanga aho ndemera ntahemberwa ubusa muri Rayon Sport Kabange precision match nyinshi yazikina na Omar Nyinge ntibazababeshye kandi bakina neza cyane none se ko amazi igihe kinini badakina n'ubwo ngubwo turagenda ku kandi Kabange rega umuntu wabaye kapiteni wa Gorilla ari capable gutsinda ikipe yikugora ku muzamani wo gufata neza yerwa gufata Rayon Sport rya urakoze cyane niba ukina muri Rayon ukora imyitozo si impamvu ngo umuntu yerwa gukina Ndikuri arimo gufata izamu neza yakuyemo umupira wamukura wabazwe wo kwipoto contre 1 arebana n'umwataka kandi adaheruka mu izamu nuko mu mukini mwiza ko n'imyitozo nta kibazo Kabange mu mutima wa defense Kabange ari kumwe n'utwa Omar Nyinge amakuru namenye rwose n'abarebye match sorebye match y'Butare ngo Omar Nyinge yaragarutse ariko njya mu bihe bye yamukura kirenge bwabwoba bwa hano bwarakize kurumva kunatinyaga amadiweri no gukinisha umutwe cyane kuko hano hari cyangiritse cyane ariko amakuru ahari rwose ngo Omar Nyinge ameze arya no umuyobozi wa defense beza umuntu utari buhinduke ni bugingo araza kubanza kuko urumva hahindutse kabiri hahingutse kane no guhindura gatatu defense yaba nshya nubwo umutoza adakunda imibare yo gusimbuza abadefenseri ntacyo Fabrice araho nukora ya makosa arakuvanamo kandi ubwo arakuvanamo wabonye warning yuko yagiye muri match agakina neza none n'urugero urarubona rwa Omborenga mwakoraga amakosa Omborenga araza ku urugero araza kubikita bya bindi byo kujijisha ngo urabona ngo umuntu anyuzeho ngo uracengeka nk'ucenga igiti oya ntabwo uri kiraro cyo kwambukiraho bajya mu izamu rya Rayon Sport aracengeka nk'ucenga igiti none si igiti ko kitanyeganyega ni gutumbwira ngo ni uko bazamutse uyu mudefenseri ukina ku ruwari yose y'uburyo ninde Abedi niba uko azamutse aragucenga ugacengeka mu buryo bworoshye bagatanga pass uko bashaka ari ukuntu bamutanganye pass nk'ebyiri utwo tucaranye nabwo urabona ikibazo Rayon Sport ifite niba uri umudefenseri bagutangana imipira imbere ijya imbere y'izamu mukurikanirwa gusa gutsinda ariko bamaze gutangana umupira cyangwa bakunyuzeho bagakata ubwo aho ngaho ubu uri umudefenseri w'izina nyine nta kintu mumaze kuko impamvu ubu hari gatatu cyangwa kabiri ni uko utemera yuko bahindura imipira imbere y'izamu ubwo rero niyo mpamvu Fabrice arahari nk'umusimbura ukora amakosa nta nubwo gutegereza ngo ikosa rya kabiri rimwe riteze ibibazo imbere y'izamu uravamo hajyamo Fabrice twaje muri Mediane rero ikipe Rayon Sport imyitozo yo ku munsi w'ejo nimugoroba ndetse ubwo nayo makuru yanjye mfite yaho ndani zo bita ngo ni za ndani
nuko ari buze gukinisha ba double pivot abakaseri baringaniye byagaragaye ko Richard ntabwo yaba umukaseri umwe wenyine aranagenda cyane asiga icyuho Yetenseri bati yakumenasa kubw'izo mpamvu ku munsi w'ejo Kanamugera araza harimo umuhungu wambara nimero 26 mu ikipe ya Rayon Sport ibuze kubanza nta gihindutse Kanamugire Roger arabanzanya n'uwitwa Ndayishimiye Richard aho nitwe cyane uwari we wese uko rikosa unanirwa bahita basimbuza umwanya wa Richard Sefu arawufite ubwo so akiramo Sefu na Kanamugire icyarimwe tuvuze Bugingo bagenda ubwo Bugingo Fabrice arimo kwishyushya nashaka ntishyushya wicaye ku ntebe ikosa uri bukore Fabrice arahita ajyamo ikosa ryo gutakaza umupira Richard asigaye afite kandi urabitakaza imbere y'izamu urarukira mu izamu utakaza Jordan Dibumba yanawutakazaga kubera ko yabaga ari umwe wenyine Kazu abayetanzero hagati sinzi ni bande ariko ndahamya ko kuwutakaza ugomba kuruhukira mu izamu rya Rayon Sport niyo bamuvuze ngo Sefu nuko azaba yishyushye cyane hanyuma nimero 10 bombi ngo bamaze iminsi badafite performance ikwiye Paple nta musaruro gutanga Muhire Kevin nawe asa nk'uwasubiye inyuma yasubiye inyuma cyane yasubiye inyuma uretse match ya Mwanza impamvu ze ngo asa ntitwavuze imibare nyuma ya faranganye ko afite assist imwe sofa ebyiri ubu ngubu gahibaza Muhire Kevin twabonaga Fazal wama assist menshi Muhire Kevin ugora ikipe bakina reka da rero atakaza umupira kitembere this time rero ko ramaze iminsi abakinisha Richard ari Paple ndetse na Muhire Kevin ngo iyi match ya Etincelle amakuru hari nuko ribuze kongera guha amahirwe Muhire Kevin agakina 10 Paple akavamo bivuze ngo Richard akora box to box akaba ari Richard ndetse n'uwitwa Muhire Kevin nabyo ntacyo bitwaye kuvuga ngo urumva ko nawe ni nk'ibya Bugingo kuko Muhire arabona afite ibibaye yamakosa yo kubukina gusa ntacyo umaze kandi bakakurekeramo iminota arabona ibibaye kuri Fatina Mborenga ko nta zina remerere rihari biraza gutuma nawe yitekerezaho niko mbitekereza ibintu byari bikwiriye Rayon Sport kukibira ikipe ikomeye gira 11 beza gira benshi ikomeye nta kamara mu ikipe yitwa ko ikomesha k'igikombe busavunitse cyangwa se yaba yaravunitse mbere fone unganya avunitse mu kwa mbere ikipe ni si ya mbere uyu uvuga ngo urakora amakosa bakwihorere iminota 90 bahore bavuga ariko nta musaruro bagusimbuze turebe nabandi ahubwo bagusimbuza nabandi ntubabone twatangiye questioning urwego rwa niyo mpamvu nabwiye ngo Richard Sefu agomba kuba yishyushya Bugingo Fabrice agomba kuba yishyushya Muhire Kevin Paple cyangwa se Adama Bagayogo akina ku 10 naho nawe yishyushya ariko icyaba cyiza no kuvuga ngo Muhire Kevin n'ibyangaraza Paple kubera ko Bagayoko akomeza nakomeza imbere simbura nk'umuwinga mukanya tubabwira abashobora gukora nka danger ku ikipe ya Etincelle hanyuma ubwo nze ndebe neza cyane ku mashusho yo ku munsi w'ejo asiga abasatira Abede nakorwa ku 9 impande ubwo nizo dore uko bimeze Iraguha Haji amaze kugaragaza urwego rwo hasi muri match eshatu cyangwa enye ziheruka hasi cyane Iraguha Haji araza gutakaza umwanya mu mwanya harazamo Aziz Basane turemeranyaho Aziz Basane kuranya ibumoso Elenga Kangara cyahari ibumoso haritwa Prince Elenga Kanga Junior ati byibuzi ibyo atanga ubona ko arimo volonté kandi afasha cyane umwataka cyane kuko wazi gukina nk'umwataka tipiki yego buriya ati kubwiyo mpamvu rero yego witwa Prince Elenga Kanga Junior ni uri buze kubanzamo kuri 11 buriya agomba kuba nabiziranye na Abedi sinzi ko umutoza ajya bibabwira kuko Abedi nawe ni umuwinga bakariterina donc bakajya ba perimeter ushobora kuba wibeshya ko wacunze Abedi akabyihora akajya 11 Elenga akaza ku 9 none ugasanga wajyanye na Abedi kandi yegeye ku ruhande Elenga akaza gutsinda igitego cy'umutwe abo ni wa 11 hanyuma kuri pointe ni biramahera Abedi bien sûr ntakorwaho ariko ari ukuvuga ngo tubanze tunaniza adversaire Adama afite iminota 30-35 azakina na 45 hubwo ntunyobye ya mbere se cyangwa nge namushima avuye kuri bench igihe batandika Kiyovu yinjiranye n'igice cya kabiri
Kiyovu irya 4 nuko ngo Adama ni muto afite umwuka uhagije afite n'igihaha abo n'abakinnyi b'abasaza abasha kunaniza adversaire mu gihe we yananiwe muri minota 60 Adama first yafikirangira Elenga Kanga birashoboka ko yarushye ariko Elenga ashobora gukina neza Basane n'abakinnyi neza nibwo bishobora kumusaba iminota 30 ariko umwe muri abo Adama agomba gusimbura umwe muri abo hagati ya Elenga ndetse na Azizi Basane abantu banabyumvise bikaba byiza iyo akiri iminota 45 sinzi nimba abantu banabyumvise ahantu bitandukaniye this time Rayon Sport yizabanza mu kibuga azabanza abanyamahanga 5 ntabwo 6 bashyitse ni Patient Papre yicaye ariko yicaye nyine ngo ni Patient hakabamo Omar Nyinge hakabamo Ndayishimiye Richard akazizi Basane ndetse na Prince Elenga Kanga Junior abandi bose ni abanyarwanda bivuze ngo hari umwanya umwe w'umunyamahanga wasimbura umunyarwanda Papre ashaka kwinjira mu kibuga asimbuye muri Mediano Rugero cyangwa se hakaba hakwinjiramo Bagayo gasa ariko nawe Adama yakinjira agasimbura wenda tuvuge nk'umupreneka byanze nka Kevin byongeye kwanga cyangwa agasimbura kuri wing imwe nabyo Adama ushobora kuza kwicubira ngo tumenyere nko mu winga akaza cyangwa se agasimbura Richard Keva akajya ku 8 Adama akajya ku 10 nabyo birashoboka ariko cyiza numvise mu namwe byumvise Ray ifite n'abasimbura bakomeye cyane ufite bench ko ufite n'omborenga kuri bench ufite Aimable kuri bench ufite Sefu kuri bench ufite Papre kuri bench ufite Iraguha Haji kuri bench ufite urumva ufite Mama Yerema nuwo abo nabakinnyi yahindura umukino abo nabakinnyi akwitekereza akaza akagira icyo akora ubushobozi buri hasi barwana no gukonfirima kuvuga ngo twebwe turacyahari ariko ubwo utari tayaragenda agiye ariko uracyafite abakinnyi kuri bench bavuga ngo je sinemera kugenda burundu cyane sinemera gutakaza umwanya burundu ni Papre ugihatana utaremeza ariko ushobora kuzakira neza sezitaha n'urugero ariko nawe utaremera kuvuga ngo jewe sino umukino utatanga umwanya umusaruro murereye niko bimeze ubwo rero napo twesubiramo twihuta mbere ko tubize kujya mu yandi makuru akwiye kumenya ndi kuri yo Patient mwizamu kuri kabiri ni Serumogo Ari Omar kuri gatatu ni Bugingo Hakim muri axe centrale ni Kabang Shimimana Emmanuel hanyuma araza kubakina na Omar Nyinge hanyuma imbere yabo gatandatu ni Roger Kanamugire box to box ari Richard Ndayishimiye muherekeve kuri playmaking role cyangwa se nka nimero 10 uruhande rumwe ni Azizi Basane kuranya urundi ruhande ni Prince Elenga Kanga Junior kuri pointe ni Biramahera Bedi Christophe mukinnyi w'ukwezi rwose iragororotse kuko abo n'abakinnyi bagomba kwiruka warushya akavamo cyane ntabyo kugenda buhoro benshi ritayari no kwiruka benshi ratanga igice cya kabiri kuba ari mu coach akashyiramo abashya 5 dusanze Rayon Sport ifite abasimbura benshi hanze cyane uwarushye wese hanze cyane guhera muri defense gato utwo twibagize mu basimbura na Fabrice gatatu rwa Bugingo abakinnyi bakomeye babasimbura rifite hanze ni nka 7 ni Fabrice Nsayimana Aimable Omborenga afite na mpere inyuma defense sibyo aho ni mu bwugarizi aho hose haradoze hari Sefu hagati Papre 5 Adama 6 Haji 7 oya kongera na Fiston 8 gatongeraho umuzamu nyine bakayita icyenda umuzamu wa 9 oya ne baruzuye umuzamu wa 9 Adelaide abakinnyi 9 ende Adelaide akagera mwihorera koza gashya hoya ndi kureba byaranze bivuze ngo imbere ni Haji ni Bagayoko na Fiston yego Fiston ari kujya mu gake ubwo nabo babiri bonyine bashobora gukora impinduka urumva n'abantu niyo squad yamanutse rubavu tutamubara ariko ni umukinnyi nawe wenda wagira Fiston ashobora kwinjira mu kibuga yakina Mediane yakina imbere abanabishaka n'umupolivara kabisa yakinye imyaka 4 kira kibuga yahanganye na Etincelle kenshi ni umukinnyi ushobora gukina mu minota 20 ya nyuma nagakora impinduka cyane akaza gukora impinduka nka kuri Haji yaguye impinduka kuri match ya Rutsiro kubera kuri stade yakiniragaho iri kipe yavuyemo ku buryo bumeze neza nuko ngo Rayon Sport kubura umusaruro ntabwo yakwitwaza ngo abakinnyi iyo twumva kuko urumva ko barimo kuyigorora hagomba kuboneka 11 nyabo ugenda gake yajya ku ruhande
ubwo numva ko match zabikora nuko bimeze mu gihe Etincelle mbona yakaniye ni na match ikomeye kurusha uyu munsi Mugeni Fabrice Kakure ari muri Etincelle Mediane kuva ryari ego kuva muri retour umukinnyi wanjye nemera Mugeni Kakure Fabrice oya simbihamye Kazunga cyagendera ku izina ashobora gushira kubera ibibazo byo hanze y'ikibuga byonyine se n'imbaraga z'umubiri aho babigeze yavuye muri za Musanze araza akina rya rushanwa rya Precision yitwa ngo Kivu Precision naho bagiye bakura abakinnyi batandukana ba Serafa bamagaje niho bavuye ararikina aburi kipe yagarutse mu kwezi kwa mbere muri ya mekerato y'ukwezi kwa mbere niwe rero uraza kuba muri Mediane cyane kuri APR yari ahari adakomeye urumva yabanzamo kuri APR yari ahari ariko bakajya no kuri experience y'umukinnyi kameme champion y'u Rwanda arimo Chiza Hussein imbere niyo Musajati Mukogorya kabiri Saimana Hussein Desayi gatatu Amani turatsinda Rutayisire Amani umwe muri batatu beza bakina mu agomba kuza Kigali naho uvuga izi nimero gatatu zariraye cyane aba bakinnyi bakina mu mpande inyuma bariraye cyangwa umusimbura Claude niyo mugabo bariraye kabisa mu mipira mitereka noneho aya makufra aya makorner yabijyana ashobora gutsinda amakufra yijyanamo kenshi kandi akaba ari umukino ushobora guhangana na za Rayon Sport na za APR imyaka n'imyaka akazigora abawinga nibo batamunyuraho ubwo defense ni hinduka ndonga bivura ya inoze nkubwiye umuntu uduhaye amakuru nimba koko ari byo mbonye ari napo mukuru ishaka gukoresha ntago nakurirwe ngi Nyamirambo oya Jarike Musa Aruvien Jarike abonye ikibuga noneho Freddy Constante bari gutegura reyo Eritatu Sunzu Emmanuel Bartel ndetse na Justin